ndanezerewe cyane bene data, nejejwe no kongera kubana namwe uyu munsi wa none kuwa mbere itariki ya 30 z'ukwa gatanu. Kandi ikindi kinejeje nuko mbakiriye mwese mbasuhuza rwose, ndetse nakiriye n'abashyitsi ba mbere badusuye hano kuri Pure Gold TV batari bayizi, iyi TV y'abakristo. Nkambamenyesha rero ko muri kumwe na Jose. Shuhuje inshuti zanjye ziri muri Amerika, tujya dusengana, ndabashuje mwese. Inshuti zacu hano kuri Pure Gold TV ziri muri UK, mwese ndabashuje mu izina rya Yesu, mbahaye ikaze. Inshuti zacu hano kuri Pure Gold TV ziri muri Norvege cyangwa Norway, namwe ndabashuje. Abari muri Australia ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Abari mu Bubiligi ndabashuje mwese, ndabizi murashyigikiye, ndabizi rwose murankunda, turakundana, turafatanya kenshi. Namwe bene data bari muri Afrika dufatanya gusenga, bajya bakurikira Pure Gold TV, namwe muhabwa umugisha. Mwese buri wese aho hari, abari mu Burundi bashobora kumva hano bashobora gukurikaho bakareba ibiganiro byacu hano kuri Pure Gold TV, namwe muhabwa umugisha. Imana ibagirire neza. Aho umuntu wese yaba ari, ni ukuri yumva ikinyarwanda n'ikirundi aratumiwe kandi asabiwe umugisha. Tugiye kwinjira rero mu minsi 7 guhera uyu munsi wa none, dusenga dusaba Imana ngo itwuzuze umwuka wera, ituvugurure rwose. Tugiye kugira ibihe byiza cyane, ntugacikwe n'iyi minsi 7 ntangiye hano. Dutangiye hano kuri Pure Gold TV, tuyitangiranye mwese, mvuze aho muherereye. Si mwese mumbabarire, aho nasize mumbabarire, ariko icyo nshaka kukubwira nuko turi kumwe. Abari mu Bufaransa, abari mu Buholandi, yes ndabizi barahari. Imana ibampere umugisha, turi kumwe mwese, ndabibuka bene data, kandi muratumiwe mujye mufasha n'abandi. Reka dufatanye gukora umurimo. Nubone izi message ujye uha n'abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi, bashobora gukurikira, maze twese dushyira hamwe dufashanye. Kandi comment zanyu zirakenewe bene data. Uyu munsi rero kuwa mbere tugiye kureba ikintu cyitwa isezerano ryacu twese, isezerano ry'umwuka wera. Uyu munsi kuwa mbere yuko rero mpasoma tuhigira hamwe, reka dusenge n'ubundi dusaba umwuka wera, kuko tubyizera hano ko umwuka wera ari kumwe natwe, abariwe utwigisha. Ngewe rwose ndaba mikoro pe, ndabyimva rwose, ndabyiteguye, ndaba mikoro maze umwuka wera yivugire. Reka rero dusenge. Mana, turagushimye kubwa presence yawe hano kuri Pure Gold TV, hano muri iki cyumba cy'amasengesho. Haleluya. Ndagushimira ko umwuka wawe waduhaye ari kumwe natwe, niwe wigisha, niwe udufasha. Haleluya. Ndagushimye Mana, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Bene data, reka turebe ifunguro cyangwa se gipfunyika Imana yadupfunyikiye umunsi wa none. Turarisanga icyo gipfunyika cyiza cyane, turagisanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2. Turahera ku murongo wa 15 dusome wa 17, mubabarire, umurongo wa 17, ibice 2 by'Ibyakozwe n'Intumwa, umurongo wa 17 n'uwa 18. Iyo nezerewe cyane, ndi excited y'ikintu, usanga nkora amakosa, mvuga vuba, ariko mumbabarire, ndashobora kugenda buhoro. No kubera umunezero n'ibyishimo mbafite yuko turimo kwiga ikintu cyiza cyane nkunda, kirekeranye n'umwuka wera, umwuka w'Imana. Twagira ubuntu guhabwa ku mwuka w'Imana. Reka twumve iki Imana ibitubwiraho. Imana ivuze iti, amagambo yaravuzwe n'umuhanuzi Yoweri, aravuga ati, Imana ivuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose. Imana yaravuze iti, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose. Imana izafata ku mwuka wayo iwusuke ku bantu bose, iwugusukire wowe nanjye. Haleluya. Iri ni isezerano ryawe kandi ryarasohoye. Uwo mwuka wangezeho, nawe nzi ko niba utarakugeraho uyu munsi urakugeraho. Iyi minsi 7 ntabwo tuyimara uwo mwuka w'Imana utawubonyeho, utawakiriye. Ni wowe gusa ugomba kurambura ibiganza, ugomba gufungura umutima, ugomba kweza umutima wawe, kuko umwuka ntabwo ujya ahantu handuye namba. No kubanza kwezwa, ugasaba umwami Yesu akakweza, maze umwuka agasukika. Imana ikawusuka mwinshi cyane.
tuzareba rwose muri ino minsi ukuntu bizajya bigenda. Imana yiteguye kugusukira umwuka, kandi umwuka wayo ntabwo ari uw'ahandi, uzaba uvuye ku Mana. Urumva aya mahirwe ugize, urumva aya mahirwe tugiriye, kugira ngo Imana ishobora byose yaremye isi n'ijuru ifate ku mwuka wayo mwene data, insukire Jose, igusukire. Aya ni amahirwe akomeye cyane, wicikwa rero ni amahirwe n'ubu buntu. Uyu munsi wa none rambura ikiganza, rambura umutima wawe, ibiganza byawe byombi, ihe Imana, emera wihane icyo ari cyo cyose, maze wezwe. Imana igusukire umugisha, igusukire umwuka wayo, ku mwuka wayo irendaho, irafataho, maze igusukire. Ayo ni amahirwe akomeye cyane, kandi umwuka ni Imana. Niyo mpamvu iyo umuntu amaze kuzura umwuka w'Imana, uwo mwuka w'Imana uri muri we atangira gukora ibitangaza, atangira gukiza abarwayi, arasenga, abantu bakihana, kubera uwo mwuka n'imbaraga z'Imana ziba zimujemo. Amen. Nawe rero akira izi mbaraga umunsi wa none, akira umwuka w'Imana, kuko ngo irakura kuri umwuka wayo iwugusukemo, maze utangire uhanure, utangire ukora ibitangaza mu izina rya Yesu, benshi bakizwe, utangire wamaze ubutumwa bwiza, nta kibazo ufite. Imana irakugira neza uyu munsi wa none. Ntucikwe n'ubu buntu, ntucikwe no kugira umwuka w'Imana ube muri wowe. Amen. Uwuzure, umva ayo mahirwe tugiye kugirira iyi minsi 7. Ntigucike, ntigucike. Haleluya. Imana itugire neza cyane. Mumbabarire, hari akantu kanderanje buhoro, niyo mpamvu nari ncecetse, mvuze gahoro ntujije. Imana ikomeze itugirire neza bene data. Ngo kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota. Iri ni isezerano ryawe nanjye, iri ni isezerano ryawe, ryakire. Niba uri umusore ryakire, niba uri umukambwe ryakire, niba umudamu ryakire, niba n'umwana muto, twese amasezerano yacu. Ukomeze ukurikirane ibiganiro, tuzakomeza ubutaha, ntucikwe. Imana ikugirire neza. Be blessed. Bye bye. umutima umuriro ubatura uvuye mu ijuru uzuza umwuka wera bavuga indimi nshya. Umunsi wa Pentekote usohoye bose bari hamwe bahuje umutima umuriro ubatura uvuye mu ijuru uzuza umwuka wera bavuga indimi nshya. Umunsi wa Pentekote usohoye bose bari hamwe bahuje umutima umuriro ubatura uvuye mu ijuru uzuza umwuka wera bavuga indimi nshya. Umunsi wa Pentekote usohoye bose bari hamwe bahuje umutima umuriro urabatungura uvuye mu ijuru umwuka wera umuriro ubatura
bamwe